Eh, bagenda ukwabo. mm, ari nayo mpamvu kiliziya yemera ko mu izo asambure zabo harimo ibishashi bya kiliziya mm, y'Imana. mm, Ni ukuvuga ngo abangilikani, abapresbiteriya, ntabwo kiliziya ivuga ko nayo umuntu yavuga ko ari ubukiliziya butoya nabwo bwifitemo igishashi cya Kristo. mm, Ariko twe nka kiliziya twiyumva ko icyo Kristo yifuzaga mu itorero yifuzaga ku isi tubifite byose kandi byuzuye. mm, Twiyumva ubwo bwuzure bwa Kristo yifuzaga, twumva ko buri muri twebwe muri kiliziya gatolika. mm. andi matorero twumva ko nabo bafite ibishashi Udushe. by'ubwo bwuzure bwa Kristo, ariko kuko twiyumva nk'abagatolika twumva batuze kuko hari ibyo badakora: Mm, amasakaramentu, uburyo bayobowe, mm, uburyo bafata inspiration. Kuko twebwe iyo turi gusobanura ijambo ry'Imana, abagatolika hari ibintu bitatu tuvuga tuti ni uku kiliziya isobanura ibintu. mm, Ariko iyo ugeze mu bavandimwe bacu b'abaporo, hari n'abo ukeka ko nta murongo bagenderaho bagira. Twebwe turavuga tuti iyo ikibazo kivutse muri kiliziya, reka tuvuge nk'ikibazo kiriho gishaje cy'ubutinganyi bari kuvuga ku isi yose. mm, Iyo bavuze bati abatinganyi ngo barashaka kwimarira muri kiliziya, kiliziya iravuga ati no. Okay, ese iki tugisobanura gute? Bibiliya ibivugaho iki? Nicyo kintu cya mbere turebaho. mm, Niyo source ya inspiration ya mbere tugira muri kiliziya, Bibiliya. mm, Ese Bibiliya iki kintu irakizi? Yageze ikivuga mu gihe cyayo yandikwa ibintu byose bibaho, bati byawe okay. Ibivugaho iki? Dore iki bivugaho. Okay. mm, mm, Ese tradition, noneho umuco wa kiliziya, mm, dusomye mu muco ibi bintu hari aho byigeze byipoza nk'ikibazo, mm, cyakemuwe gute mm, icyo gihe? mm. Okay, Bibiliya, tradition, noneho bakavuga ati se okay, hari ubuyobozi noneho bwemewe bwa kiliziya. Bwo muri icyo gihe bibereye. Mm, Ibyo nibyo twita magisterium. mm, Magisterium rero ntabwo ari papa, nta nubwo ari abakozi b'i Vatikani. Magisterium ni abasenyeri bose, umuntu wese witwa umusenyeri muri kiliziya gatolika mm, is part of magisterium. mm, Uwo muyobozi we, kuko twe twemera ko abayobozi bacu natwe tugira uruhare mu kubatora, ariko batorwa n'Imana. mm, Kuko ntago niba umupadiri umwe bamuhagurije mu mwana bati wowe utubereye musenyeri, nuko baba bamwizeye ko nafata n'ibyemezo nabyo bazabikurikiza, mm, kandi baba baramurobanuye babona ko abyujuje nyine. Kuko mm, gurobanurwa mu bantu ijana bakaba aribo batereka hariya, ni ukuvuga ngo abantu bagomba kubyubaha uko baba bagushyize aho ngaho. Ni mm, ukuvuga ngo Bibiliya bivugaho iki? Muri tradisiyo bagikemuye bate? Ese mm. ubu buyobozi buriho uyu munsi Bukivugaho bwo iki? burabibona gute? Mm, noneho bakavuga ati dore uko tugiye kubikora ni uku nguku. mm, Ariko nk'iyo urebye muri bene wacu b'abaporo, hari igihe uvuga uti none se bavuga bati twebwe iyo ikibazo kivutse turabanza turebe. Bagira ibintu nka bitandatu mu mm, gifaransa cyangwa mu cyongereza bavuga ngo experience, revelation, tradition, ibyanditswe bitagatifu, umuco, ngo na raison. Ibintu bitandatu bagenderaho. mm, Ariko ibi ngibi wabijyamo ugasanga bigahinduka isosi, kubera ko iyo mvuze ngo ngewe ni uku mwumva ibintu experience, mm. akenshi usanga bigoye kugira ngo ubyapurike kuri kiliziya yose. Iyo Kuko umuntu wese ashobora kuza akavuga ati ngewe nabonekewe ni uku nyagasani yansobanuriye icyo kibazo kiriho, si mm. umuntu wese azabivuge, tuzamenya dutora iki tureka iki. hazamwo Eh, amarangamutima. Mm, tradisiyo yo ni uwo ngo abaporo babwiye ngo bazane tradisiyo ze bazaniye ko bagira nyinshi. mm, Noneho byanditswe bitagatifu byo ni kimwe nk'uko natwe tubikora. noneho uvuze ngo ugiye gushyiramo ngo kubitekerezaho. mm, Kubitekerezaho ni byiza, ariko ese umwanya wari uwo mutagatifu muri ibi ni uwuhe? mm, Aho rero ni aho dutandukaniye, dufata amadesiziyo muri kiliziya. Twayacu ni uko agenda, ntabwo umuntu wese ashobora kubyuka ngo afate icyemezo cya diyoseze. Ntibikundi iwacu mm. icyemezo cya diyoseze gifatwa na musenyeri. Mbona n'uburyo mukora musoma misa ni biri univeriseri uko bayisoma mu Rwanda niko bayisoma no muri Congo.
mu gihe abandi bo tuvuge niba ari ijambo ry'Imana nyine twasoma isomo rya mbere cyangwa irya kabiri, ndibutse ko batubujije ngo ni ukuvuga ngo irya mbere n'irya kabiri ejo bundi barabitubujije, ariko Mm. ariko ntari biyenda niko dusanzwe tubyita. Eh, Ibyo basomye mu Rwanda no muri Kongo no muri Tanzania n'i Burayi no muri Amerika ni rimwe, ariko hariya ho ngo ushobora kubyuka uko nyine ngo umwuka wera aguhaye akaba ari byo usoma. no mwumva twebwe abagatulika ni ukuvuga ngo hari abantu baduseka ngo dukora ibintu bimwe, Mm. ariko ntabwo ari byo. Ni ngo Yezu ahora ari mushyashya. Mm. Yezu ahora ari mushyashya, burya n'umugezi ushobora guca kuri Nyabarongo ukakeka ko ari Nyabarongo imwe, ariko burya si mwe. Amazi ahora agenda, burya muri Nyabarongo iyo iramo amazi ahora ari mashya, ntaba agenda se ntubona ko agenda. Yaba ari kugenda. Ntabwo iyo uciye kuri Nyabarongo ugiye i Muhanga nimugoroba ukagaruka uca kuri Nyabarongo imwe, Ziba amazi aba zigenda. yagiye kera haje amashya. Yego. N'ibiyarimo Kiliziya rero biryohewe bitandukanye. eh Ibiyarimo. Kiliziya rero ni ukuvuga ngo niba nsomye misa ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu mu cyumweru yego structure imwe, ariko burya misa iratandukanye Mm. n'abapadiri baratandukanye, ariko noneho dufite n'aho Kiliziya itubwira uti aha ho mushobora gushyiramo ikintu gishya iyo twigisha. Mm. Niyo mpamvu umupadiri udategura buriya aba yishe akazi ka nyagasani, kuko iyo Mm. udateguriye abakristo mbere nziza uba ubahemukiye. Mm. Baba baje kukumva bahagariza ibyo bakora bakaza mu misa, ifoke ubaha ibintu bibagirira akamaro mu cyo cyumweru kigiye gutangira.